Ikaze kuri Itange TV show, amajyaruguru, amajyepfo, uburengerazuba, uburasirazuba, turabasuhuje. Twishimiye kongera kubana namwe. Tugenda tubagezaho amakuru atandukanye, inkuru zitandukanye, cyane cyane inkuru z'abantu babayeho mu bihe bitandukanye. Rimwe na rimwe mwumva ko tubagezaho n'inkuru z'abantu babayeho muri Bibiliya. Nuko rero icyo twongera kubasaba, hagize ufite inkuru runaka nawe turamusaba ko yaza akayitugezaho, nta kibazo rwose. Nuko rero inkuru tugiye kuganiraho ni umugabo bita Aburamu, undi bita Loti. Nimvuga Aburamu, hari abumva Aburahamu. Yego nibyo. Aburahamu ni izina rye, ariko ni izina Uwiteka uhoraho yamuhaye nyuma. Mbere yitwaga Aburamu. Abo bagabo bombi bari abavandimwe. Ubwo rero baza gufata umwanzuro wo gusohoka muri Egiputa, muri Egypte cyangwa se mu Misiri. Bafata uwo mwanzuro berekeza mu majyepfo. Ubwo bavuyemo na Sara umugore wa Aburamu. Imikumbi yabo, Aburamu yari afite amabuye y'agaciro n'abashumba babo. Ubwo n'ibyabo byose nyine murabyumva. Ubwo baragenda bageze mu majyepfo, bagenda berekeza Beteli. Beteli bahageze, Beteli abashumba babo baza gushwana. Bashwana bapfa iki? Bapfuye yuko ubwo bari bapfuye inzuri. Inzuri zari zibaye ntoya. Noneho Aburamu yegera Loti. Ati Loti, itegereze ubu butaka bwose. Hitamo, nutwara iburyo ndatwara ibumoso, nitwara ibumoso ndatwara iburyo. Loti aritegereza. Yitegereza ikibaya cyari kirimo umugezi wa Yorodani. Aritegereza. Areba uburyo ari ikibaya cyiza, gitoshye. Ahitamo icyo kibaya. Ubwo Aburamu nawe, ubwo Loti yahisemo uburasirazuba, Aburamu nawe atwara iburengerazuba, aho bita Kanani. Ubwo rero ni impaka ziba zirakemutse. Ariko Loti ahantu yahisemo hari harimo umujyi bita Sodoma. Sodoma ahageze ahasanga abantu babi rwose, batajyanye n'uko ameze, ahasanga hari abantu babi. Gusa icyo nashakaga kuvuga ni iki ngiki, aho kuba buriya ni Imana mbere na mbere ihaduhitiramo. Waba utuye i Kigali, waba utuye mu majyepfo, waba utuye mu majyaruguru, ni Imana yaguhitiyemo kuba aho ngaho. Kubera yuko niyo wabivugisha umuntu ukavuga ati ngiye kuba i Kigali, ariko buriya Imana niyo yapanze yuko uzaba i Kigali. Gusa ngewe icyo navuga ni uko uhabaye. Icyo wakwibuka, hari umwanditsi wanditse aravuga ngo Imana
izambaza icyo nakoze, ntabwo izigera imbaza icyo abandi bakoze. Ati mu bihe bikomeye buriya uzitonde, Imana izakubaza icyo wakoze wowe, ntabwo izakubaza icyo abandi bakoze. Rero icyo kintu iteka tujye tukibuka. Nkomeza mbashimira rero, mukomeze kugira ibihe byiza, kandi Imana ijye ibaha umugisha iteka ryose. Murakoze.